ni kenshi uzasanga abagabo bakimara kurushinga bibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ku ngo zabo. Abenshi uzasanga bibaza ati ese ko mbona urugo runaniye, ati se ko mbona urugo rutari kugenda nk'uko nabishakaga, ati se ko mbona umugore wanjye yahindutse, ko mbona bimeze nk'aho wagira ngo ntabwo ari we narinzi. Niyo mpamvu rero nifuje ko twaganira muri kano kanya ngo turebere hamwe ese ni iki cyafasha abasore kugira ngo babashe kugira urugo rwiza kandi bishimiye. Rero we musore udukurikiye muri aka kanya tugiye kurebera hamwe imwe mu mico umukobwa cyangwa se umugore ashobora kuba afite bikaba bigoranye ko mwabana mukagira urugo rurambye cyangwa se urugo ruzamara igihe. Mwibutsa rero ko this is Nadijo TV show, nimba utarakora subscribe uyikore, nimba uri mushyashya nawe hano ntugende udakoze subscribe ndetse ngo ukande no kukazogera. Rero tudatinze muri kano kanya tugiye kurebera hamwe imwe mu mico umugore ashobora kuba afite. Wowe musore ugiye kumushaka ni wumva hari umwe mu mico afite mu yo tugiye kuvuga, uzagende gake ubanze ubitekerezeho kabiri. Imwe muri iyo mico rero nubona uri kumwe n'umugore cyangwa se umukobwa uhora yumva ko ari mukuri, cyangwa se umukobwa cyangwa se umugore uhora wumva ko, nko mu magambo meza twavuga ko ari wa mukobwa uhora wumva nyine ko ari nyirandabizi, yumva ko nta kosa ashobora gukora, cyangwa se yumva ko buri gihe ikintu avuze aba ari cyo. Uwo mukobwa cyangwa uwo mugore uteye gutyo uzamwitondere, kubera yuko akenshi uzasanga ari wa mugore cyangwa se ikintu kizakubwira ko ino mugore afite ino mico, uzasanga ari wa mugore akenshi nimba mugiye kuvuga ku kintu runaka already we azaza afite conclusion. Ntabwo azategereza ko muganira ku icyo kintu ngo mucyumve kimwe ndetse munagishakire umwanzuro, ahubwo we aza afite umwanzuro kandi akaza yumva ko nta mpamvu n'imwe uri bube ufite yo guhakana uwo mwanzuro cyangwa se icyo gisubizo ku kibazo runaka ari kukuzanira. Ikindi kizakubwira uno mugore akenshi uzasanga ari wa mugore nimba ari ikibazo mugize mu rugo ukavuga uti tukiganireho gutya, itakubwira ati wapi, ugomba kumva ibi ngibi nibyo bya nyabyo. Ikindi cyane cyane ku bari kudetingana n'abakobwa bafite nanone ino mico, uzasanga ari wa mukobwa nimba muri kudetingana, nimba hari ikintu kibayeho runaka itakubwira ati tubigenze gutya tubigenze gutya, n'umubwira uti tubigenze bitandukanye nuko ari kukubwira, ubone hajemo intonganya, ubone muratonganye, ubone aranivumbera akubwira ati tubivemo wana. Uwo mukobwa uzamwitondere. Akenshi uzasanga abahungu bari no muri relationship na bano bakobwa aribo bafata iya mbere gusaba imbabazi kugira ngo barebe ko bwacye cyangwa se badakoma rutenderi, niko nabyita. Rero umukobwa ufite ino mico nakubwira ko nugera mu rugo bizakubangamira, koze uzajya uba mu rugo wumva umeze nkaho nta jambo ufite, umeze nkaho ugomba gufatirwa imyanzuro. Kandi murabizi ko abasore cyangwa abagabo bakunda kugira uruhare mu bintu bavuga, cyangwa se akavuga uti nimba ari igitekerezo azanye nawe akigiremo uruhare. Rero uzasanga akenshi mu rugo hahora intonganya mu gihe umugore ameze gutya, kandi akenshi uzasanga urugo rurimo umugore umeze gutyo rutamara kabiri, kubera yuko nta mugabo uzaba mu rugo yumva ko buri gihe ameze nkaho nta jambo afite. Ikindi kintu rero kizakubwira uno mugore ni uko akenshi mu gihe hari ikintu ushaka ko akugiraho advice cyangwa se ari ikintu muri kuganiraho, ntabwo we azaba ashaka kumva ibyo uvuga, no, ahubwo we azaba asa nkaho ategereje kurikira kuvuga kugira ngo aguhe umwanzuro w'icyo kibazo. Ubundi bwoko rero bw'umugore ukwiye gusuzuma neza cyangwa ukwiye kwitondera ni umugore ugira ubwana mu mutwe. Ushaka kuvuga ngo ubwana mu mutwe gute? Ubwana mu mutwe ndi kuvuga ni kwa kundi uzareba umukobwa ukabona physically arakuze, mu myaka arakuze, ariko mwawamugeza mu rugo ugasanga kugira ngo amenye inshingano z'ikintu agomba gukora ni ibintu bikomeye. Akenshi ikindi kizamukubwira uzasanga ari wa mugore wumva ko nimba ageze mu rugo agomba kubaho nk'umwamikazi, nta stress ugomba kumushyiraho. Ushaka kumubwira ati se dushaka akazi wenda waba ukora, ukumva akubwira ati reka si ngombwa. Ikindi kizakubwira uno mugore ufite ubwana mu mutwe ni uko ari wa wundi ushaka kwicaza wamubwira ibitagenda,
ukabona ararize, ukabona arababaye, ukabona bifashe nk'aho umwanga. Ibyo ngibyo ni ibintu bizagenda bikwereka ko umugore cyangwa se umukobwa muri kumwe afite ubwana mu mutwe. Ikindi azaba abayeho nka wa muntu wumva nta kintu ashobora kwitekerereza, wumva ko ibintu byose bireba umugabo we, nta kintu na kimwe bimurebaho, akamaro ke ari ukuza mu rugo akabyara ubundi ukamwitaho. Ikindi kizakubwira uno mugore ni uko nawe ku rundi ruhare uzasanga kwiyitaho ari ikintu kiba kigoye. Gusa nanone ku rundi ruhande uzasanga akenshi umukobwa umeze gutya cyangwa umugore umeze gutya ari wa wundi uba warakuze abonerwa buri kimwe cyose, nta guhangayika. Nimba ashaka ikintu kugikora, nimba kimunaniye, sisiteri we aragikora, mama we aragikora. Mbese ukabona ko kugira ngo yitekerereze kuba yakora ikintu ni ibintu bigoye. Bene uyu mugore rero numugeza mu rugo, impamvu ashobora guteza ibyago byo kuba urugo rutamara igihe ni uko umugabo agera akarambirwa, akumva ko ibintu byose niwe bihora bireba. Umugore nta idea ashobora kuzana ku kintu runaka, nta innovation wapi, ahubwo umugore ni uguhora yicaye aho ngaho. Ikindi kizatuma umugabo asa nkaho atangiye kubihirwa nuko ni hahandi azashobora kuba yabwira umugore ati tubigenze gutya na gutya, cyangwa se mu gihe haje ikibazo mu rugo ugasanga umugore bimeze nkaho atangiye kwinubira umugabo, akavuga ati ni gute kino kibazo umugabo atashobora kugisolvinga ngo kirangire kive mu nzira nk'umugabo mu rugo. Ugasanga ibintu byose biri kuza mu rugo bisa nkaho ari kubiblaminga bishyira ku mutwe w'umugabo. Umugabo rero bigera aho akumva urugo ruri kumubihira, kubera ko agera aho akumva ni nkaho nta mufasha afite, kuko aba yumva ibintu byose biri ku mutwe we. Ikindi rero kizakubwira uno mukobwa nuko uzasanga akenshi akantu kose kabaye mu rugo agomba kurira. Nimba hari ibintu bitagenda neza, nimba hari amafaranga yabuze, nimba wenda yashakaga ko umugurira ikintu ntukigure, uzasanga akenshi arangwa n'amarira. Atari na wa muntu ushobora kuvuga uti tubigenze gutya na gutya binyure muri izi nzira igisubizo kiboneke kimeze gutya. Oya, uzasanga ari wa mukobwa umeze nk'umwamikazi, kubera ko niko aba yarakuze yumva ko umugore agomba kumera. Ikindi kizakubwira ko afite ubwana mu mutwe ni uko aba atiyumvisha ko abantu bashobora guhura n'ibibazo kugeza aho babona ko bigeze kuri etape bose bishobora kubarenga bakabiburira umwanzuro. Rero uzasanga kenshi aho uravuga ati sundi uyu mugabo nashatse ameze gute, ese uyu mugabo udashobora gukora iki n'iki, mbese ukabona uko yari yiteze urugo ahora blaminga gusa. Niyo mpamvu rero urugo ruba rufite amahirwe menshi yo kuba rwasenyuka, kuko umugabo agera aho ngaho agasa nkaho arambiwe. Ubundi bwoko rero bw'umugore ukwiye kwitondera mbere yuko ufata umwanzuro yuko mubana cyangwa se mu rushinga, ni umugore muzadetingana ubibona ko always buri kintu cyose agerageza ngo kigaragare nkaho kiri muri high class, cyangwa se agaragare nkaho ari mu rwego rw'ikirenga ruri hejuru. Usange niba ari imyenda yambara ni imyenda iri hejuru ndetse ihenze. Kandi ikindi kizakubwira uwo mukobwa, nubwo akunda ibintu biri mu rwego rw'ikirenga cyangwa se ubona biri muri high class, nuko nta na kimwe azaba abasha kwikorera. Uzasanga ari wa mukobwa, nimba ari ugusohoka agomba gusohokera ahantu heza, nimba ari kwambara agomba gupenga attention ko ibintu yambaye biri mu rwego rw'ikirenga, kandi nta na kimwe yagizemo uruhare mu kuba yakigurira. Even iyo yakigurira ugasanga amafaranga akiguze yayakoreye mu buryo budasobanutse. Rero uwo mukobwa umeze gutyo uzamwitondere, kubera yuko ibintu bye byose aba ashaka ko bigaragara nk'ibiri mu cyiciro cyo hejuru. Niyo mpamvu rero uyu mukobwa uzasanga asa nkaho agoranyemo. Akenshi uzasanga nubana n'uno mugore ari wa wundi mu rugo, niyo haba hari ibibazo azarwana no kugira ngo akomeze agaragara neza hanze, bakomeze bamubone ko n'ubundi icyiciro arimo kitigeze gihinduka. Uzasanga ari wa wundi ushaka kuvuga ati sinakora ibi, inzara zanjye zitamera gutya, sinakora ibi, isura yanjye cyangwa uko nagaragaraga bitajya down.
always ahora maintaininga uburyo agomba kugaragara mu bandi. Ikindi kizakubwira uno mukobwa cyangwa se ikindi kintu gitangaje kuri uno mugore ni hahandi mushobora no kubana mwaba mufite crise y'amafaranga akaba yanaguta akigendera akajya gushaka abantu bafite amafaranga kubera yuko ntago akeneye ko uko agaragara bijya down cyangwa se uko agaragara bigabanuka nyine bakamubona ko yagiye mu cyiciro kiri munsi y'icyo yari arimo. Ikindi kizakubwira uno mukobwa cyangwa uno mugore nuko no kuguta ashobora kuguta cyangwa se ashobora kukubwira uti ubigenze gutya na gutya kuko ntibyakunda, ngomba kubona iki kintu byanze bikunze. Niyo mpamvu rero tukubwira ngo ugomba kubanza ukabyitondera ukabigendamo gake ukareba ese nzabasha guprovidinga buri kintu cyose uyu mugore azaba yifuza. Ariko ku rundi ruhande uno mukobwa nanone aba yarakwiyeretse uko ari, ubwo nyine bivuze ngo nubwo ugiye kumushaka umushake umufate uko ari, ubwo nyine ntagakorana n'abantu b'abakene, ibintu bye bigomba guhora biri kuri high class. Ikindi rero kizakubwira uno mugore ni uko yaba ibyarya yaba imodoka agendamo yaba iki byose bigomba kuba biri kuri high class. So rero mbere yuko uyu nguyu umushaka ugomba kubanza ukabitekerezaho kabiri ukabona koko nimba uzabishobora, kubera yuko impamvu bavuga ko umugore uteye gutya ashobora gutuma urugo rusenyuka nuko mu gihe muhuye n'ibibazo we ntago azaba abyitayeho, nawe nubwo bizaba bimureba. Ni wa mukobwa cyangwa ni wa mugore ushobora no kuba afite ibibazo 100 ariko akanga akarwana nuko agomba kugaragara neza mu bandi kandi akagaragara nk'umuntu udaciriritse. Rero impamvu ukwiye kubitekerezaho kabiri nuko uyu mugore igihe icyo ari cyo cyose ashobora kugucika umureba. Rero niyo mpamvu bakugira inama ko mbere yuko ushakana nawe ugomba kubanza ukabitekerezaho kabiri ukanareba koko kuzabasha kumubonera buri kintu cyose akeneye. Ikindi kandi uzasanga ari wa mukobwa w'umunenganenzi, reka bari ko tubyita, uzasanga ari wa mukobwa nyine ntago ashobora gukora ibyo abonye byose cyangwa kujya aho abonye hose bitewe nuko ashaka ko isura afite hanze itangirika. Ubundi bwoko rero batubwira yuko nanone hari abandi bakobwa bafite imico yo kuba bigira aba drama queen. Umukobwa wo mu drama queen rero ukuntu aba ameze usanga ari wa mukobwa udashobora gutinya abantu cyangwa se gutinya ko ashobora guseba cyangwa se mushobora guseba. Uzasanga ari wa mukobwa ni hahandi mushaka kuba mwasohokanye mwagirana akantu mutumvikanaho gatoya ugasanga isavugira hejuru. Urumva ni wa mukobwa udashobora gutinya guseba cyangwa se gutinya ko mwembi mushobora guseba. Ikindi kizakubwira uno mukobwa uzasanga ari wa wundi mu gihe uri kumwe n'inshuti zawe hakaba akantu gatoya ntazatinya no kubatuka, ushaka kumutuka bya bindi bavuga ngo mbese nta kintu abatinya. Ikindi kizakubwira kuri kumwe n'umukobwa umeze gutya nuko uzasanga ubaho wigengesera uvuga tudakoma rutenderi, uzabaho umeze nkaho buri gihe uba utwaye igi uvuga uti ritancika rikameneka. Ikindi kizakubwira uno mukobwa nuko uzasanga nta muntu n'umwe atinya, kandi ikindi uzasanga ari wa mukobwa cyangwa wa mugore uhora yiyenza. Uzasanga ari wa muntu ushobora no kuganira akantu we ukabona isakagira pasono, ukabona atangiye gutongana kandi ukabona ari kuvugira hejuru. Aba bakobwa rero bakunda kwita aba drama queen uzasanga nanone ari wa wundi mushobora kugirana ikibazo muri nko mu bantu benshi ukabona gukubise nk'urushyi. Aba bakobwa b'aba drama queen rero nabo barabangama. Ibaze nimba ubayeho wigengesereye muri dating, ibaze none nimugera mu rugo. So rero umukobwa w'umudrama queen nawe ari mu bantu bafite character zishobora gutuma urugo rusenyuka mu gihe gito cyane.
niyo mpamvu mbere y'uko ushakana nawe wakagombye kuvuga uti ese azahinduka, urabona bishoboka ko yahinduka, cyangwa njyewe ubwanjye nzabasha kubyihanganira. Niyo mpamvu batugira inama y'uko, cyangwa se bagira inama abasore y'uko mbere yo gushakana n'umukobwa w'umudrama queen ugomba kwitonda ukabigendamo gakeya, kubera ko akenshi iyo ugeze mu rugo hamera naho nk'aho ahora intonganya, kuko urumva buri kantu kose aba akabonamo ikibazo, cyangwa se ugahora uvuga uti uhora ubayeho nk'umuntu ufite ubwoba, uvuga uti none ninkora iki gikurikiyeho, none arakora iki, none biragenda biti. Niyo mpamvu rero mbere y'uko ushakana n'umukobwa uteye gutya ugomba kubitekerezaho kabiri, ukamenya ati ntwaye umukobwa umeze gutya kandi nzabasha kumwihanganira. Ubundi bwoko rero bw'umukobwa batubwira ni umukobwa w'umubeshyi, cyangwa se abo dukunda kwita abatubuzi. Ikintu gikunda kurangarira aba bakobwa twakita ko ari abatubuzi cyangwa ababeshyi, nuko uzasanga bafite ubushobozi buri hejuru bwo kuba bamanipulating. Uzasanga ari wa mukobwa buri gihe ukora uko ashoboye kugira ngo umusore bari kumwe akore icyo we yifuza. Ikindi kizakubwira bano bakobwa kandi, uzasanga ari wa mukobwa mu gihe umuvumbuye ukamenya ko ari kukubeshya cyangwa se afite amanyanga runaka, uzasanga ari wa mukobwa wikubita hasi akarira akagusaba imbabazi, ukavuga ati wawu, ni njyewe cyozo ufite umukobwa w'umutima uzi kwicisha bugufi. Nyamara ibyo byose abikora kugira ngo abashe n'ubundi kuguturisha, hanyuma azabona uko gukoresha ibyo ashaka. Ikindi kizakubwira uno mukobwa, uzasanga ari wa mukobwa utuma ukora ibyo ushaka, kandi uzasanga ari wa mukobwa ushaka kukwangisha inshuti zawe zose, ugasanga nta nshuti usigaranye kubera wa mukobwa. Ikindi kizakubwira uno mukobwa nuko uzasanga ari wa mukobwa wowe uhora ukora icyo ashaka, kandi ukabikora wumva ari ibintu bisanzwe, ku buryo n'abandi bo ku ruhande bashaka kubwira ati se ntabwo uba ubona ko uriya mukobwa ameze gutya na gutya. Ugasanga ni wa mukobwa udashobora kuvumbura na gato. Waba wanagerageje kumuvumbura akigira umwana mwiza ku buryo nta hantu ushobora kubona umenera uvuga uti ntabwo byakunda. Uzabyitondere rero, ubigendemo gake, kubera yuko uyu mukobwa biragoye ko wakora ikintu wadashaka. Uzabisuzume ubirebe neza, biragoye ko wakora ikintu adashaka. Ni wa mugore nimumara no gushakana uzasanga yarakumaze ku banyamuryango, ugasanga nta muntu w'iwanyu ukizi iwawe, ugasanga nta muntu wo muri famiye bumvikana, nyamara ugasanga wowe uramwumva kurenza uko wowe wakumva inshuti zawe cyangwa abafamiliye bawe. Uyu mukobwa aba ari manipulation umwe mubi cyane, aba azi ikintu bita kumanipira ku buryo agutwara uko yishakiye. Rero impamvu bavuga ko bene uyu mugore ashobora gutuma urugo rutaramba, ni uko akenshi mu gihe wamuvumbuye uzasanga kukwihanganira bizaba bitagikunda, kubera ko urumva uzaba usigaye ukora ibihabanye n'ibyo washaka. Usange rero bikuviriyemo gusenya urugo hakiri kare. Niyo mpamvu nimba ubona ari utwo duce afite, umwigeho neza, wige kumugendera kure nimba ubona guhinduka ko bidakunda, cyangwa mu kimwe uvuga uti ya ndabyiyemeje. Ubundi bwoko rero bw'umukobwa ni umukobwa cyangwa umugore uhora buri gihe abona ibintu bibi gusa. Ni ukuvuga ni wa mukobwa ubona ibintu biri negative, nta kintu cyiza ashobora kubona, kirazira. Uzabona ari wa mukobwa nuvuga uti se
waretse cyangwa nimba ari wa mugore umubwira uti dukora akanaka akubwira ati ako kihorera ubundi se nibigenda gutya na gutya nibigenda gutya na gutya, uzasanga ari wa mukobwa n'umuvugano wenda umubwira uti ngiye kuba ntinze mu kazi n'ibiki, wumva yise akubwira ati ugiye mu bagore ugiye mu bakobwa ibintu bimeze nka gutya. Ikintu rero kiranga uno mukobwa nanone uzasanga buri gihe nta kintu cyiza na kimwe ashobora kubona ku bandi, buri gihe ibintu bye biba biri negative. Ikibi cy'uno mugore rero nuko nta terambere na rimwe rizarangwa mu rugo, kubera ko nimba ushaka kumubwira uti katugura itara ryiza, katugura ibyombo byiza, cyangwa se njye nabonye ibino birahura ari byiza, vuga rekana nabyo, n'ubundi nukubigura bikaba biramenetse. Uzabona ari wa mugore n'umubwira ati dukore business runaka, ahita akubwira ati izo business zirahomba, nuyijyamo ugahomba. Uzasanga ari wa mugore uhora akubitsemo ubwoba, wumve nta kintu na kimwe ushobora gukora, wumve ikintu cyose utekereje gukora kigomba guhita kijya muri negative side, hanyuma bizatuma urugo rudatera imbere na gato, kugeza aho numuvumbura uzatangira kuzajya we wifatira umwanzuro ukajya utangira gukora ibintu utamubwiye, cyangwa se ugasanga ni wa mugore uhora ugushinja ibintu bitari byo, ukabona wenda aragushinja ati n'ubundi ndabizi nta kuntu waba uri aho utanca inyuma, n'ubundi ndabizi nta kuntu waba uri aho udakora ibi n'ibi. Uyu mugore rero ikintu azazana mu rugo ni uko azatuma ukora bya bindi ahora agushinja, kuko uzageraho uvuga uti n'ubundi ahora binshinja ntabikora, n'ubundi namfata ndi kubikora nta kibazo. Rero urumva uyu mugore uteye gutya, umugore uhora uri negative, aba afite risk nini ko urugo rushobora kudatera imbere, cyangwa mo kimwe mugatandukana bitewe nuko ugeraho ngaho bitewe na bya bintu ahora kubwira kandi by'amafuti, ugeraho ukumva ahubwo ugomba kubikora kugira ngo abigushinje koko wabikoze. Musore rero twe turi kumwe muri aka kanya, wicare ugenzure umukobwa muri kumwe, urebe character afite, umenye niba wazabasha kuzihanganira, niwumva kandi ari zimwe muri izi ubigendemo gakeya. Abadukurikiye muri aka kanya rero, nimba wumva hari ibyo tutavuze kandi bishobora kugira uruhare mu kuba byasenya urugo bikiri kare, wabyandika muri komenti, ndetse n'abandi bashyashya mukore share kugira ngo mubashe kuduha support kandi mubashe no kutwagura. Tuzakomeza ubutaha. Ciao ciao.